Nsubiriramo ibyo aza kuvuga. Ngo ibikiri menye ngo nagira iki. Ko so wagiye wumva. Namushatse kubona ko numva. Uri kumbanganira rwose, uri kumbanganira. Ese aho umuntu yakubwira gushanga umuntu asobanura ikintu cyose wajyumva ikintu umuntu akubwiye. Nyine ukimbwiye. Bawe njomba umuntu. Wese wowe uramvuze ngo ibyo ngo madamu ngamenye nge. Ngeze naho nsakuza njyewe. Njyewe ngeze aho mbwira ngo ndasakuza. Ariko ko nuvuga nka Soniteke ubwo wagucomeka ku muro wavuga ibingana. Hanyuma ubwo wovuga nkande. Ese nge afite induru nk'iyo ufite. Wanajye sushaka. Hano ndebe ubundi byose bikongoza. Daddy. Wananiwe? Ndananiwe cyane pe. Reka tujye mu rugo noneho. Ibyo. Yewe cyakoze ndabona ari umugabo mfite. Ibi ni by'uburimo. Nibyo wirirwa amangiza ngo mujomba umuntu. Igikomeye ubonye ni iki? Sobanura ibyi message. Pamereza telefone. Oya banzu nsobanurira ariko. Zanagusobanurira ngaho zanagusobanurira. None se sinyifite. Zana nyine gusobanurira nese ushaka iki? Zanagusobanurira. Ndashaka kumenya hejuru kumbwa ngo ngenda nasakuza nize nshinzi z'abakobwa wirirwa wandikirana nazo. Ariko si uko ari umuntu mba nishyuza amafaranga. Ubona ari umuntu amafaranga. Nese ubona atari amafaranga kazamo basheri ba bebe baki. Sheri ni ibisanzwe ariko ntajye wirakaza ibintu bigeze aho ngaho. Kugira ujya ukona SMS ngo sheri wenda ni n'umwana wayanditse. Yego. Ufite umwana? Hoya usanga ari n'umwana wayanditse ngo sheri. Oya nyine ufite umwana? Ni ibintu bisanzwe ariko ujye. Ibintu bisanzwe. Ni ibintu bisanzwe ujye bikomeza. Uzumva uzabara mu matwi kugeza ryari. Ugurananiye. Ndakonaniye. Saje gushaka umushoboka. Ye. Yare. Umugabo ntabwo ushaka kongera kumwihanganira. Humva ngomba gutandukana nawe. Kareka. Mbega message iriya kariyo mbonye. Ntabwo ushobora kongera kubana nawe. Reka. Asiya? Oui. None se niba warangije kwitegura waje tukavugana. Kandi wasanga kakagoryi katarabyuka. Keriya. Keri. Umwana mureke aryame mureke. Usuya. Ngwino wicara hano. Ndabyuka gateka n'icyayi uzinda mfite. Turabikora ntakibazo. Aha story ibonye ute?
siporo zari hatari ubonye ariko nanjye ko nyifite akabaraga aka kamubwire rwose ndakomeye kongera kwiruka inshuro zingana kuriya sinagusize ese reka ibintu byo kwiruka ni ibintu byawe yewe wapi kabisa ntacyo tuba twikora buhoro kuko akanya kabonetse ariko siporo ni nziza basi tumanuke tugere kuri uriya muhanda buhoro buhoro uzabimenyera uramfata ukanzengurutsa Kigali hanyuma mbere yuko umwana abyuka icyo nashaka kubwira cyerekeranye na mama wanyu mama se yaje oya ntabwo araza ariko ndashaka kubwira buriya nakomeje kujya mbahisha sinakunda ko umwana abyumva ariko ubwo bumaze gukura sibyo urabona ko mu rugo nta kintu nabinye nta kintu tubuze ariko mama wanyu yarananiye babizi afite abandi bantu bakorana basigaye mu bintu by'uburyabwenge by'amagendo kandi ubwo zinabyemera amakuru ndayafite sibyo humura ariko igihe cyose azazira njye niteguye kumwakira sibyo hari ikibazo mwe mufite nta kibazo nyine ikibazo cyari gihari cyane kumenya ahantu ari yarahari ariko ari hirya iyo ngiyo ko nsigaye muhamagara akanga no kunyitaba cyangwa akancihura nanjye nanyitaba na kare nahoze mpamagara mbere ko tujya muri siporo ariko ntabwo mfata telefone yanjye ariko nta kibazo tuzabyigaho tuganire haribyo ntashaka kuvuga umwana yumva ariko nibura wowe umaze guca akenge mama wanyu yarananiye igihe amaze yabanje kujya ataha amajoro biranga ndinginga ntacyo mwamburanye urugo turarya turambara muriga sibyo nanjye ndacyafite akazi ariko uko byagenda kose reka dutegereze tuzakomeza arabona mutumyeho kuko namenye ko hari abandi bantu b'abagore bashukana bakorana bacuruza ibintu byinshi cyane bitemewe ubuyobozi butemera kandi byagize abantu badashaka no kutwikoza nk'abana we ariko buriya abavandimwe be nabwiye nasabye kandi abantu bakuze ko bazaza bakamuhamagara bakamwinginga bakaduhuza yaza hano tugahurira aha twajya hehe simbizi aho azashaka ariko kuko njye nta kibazo mfitanye nawe sibyo ndamukunda kandi namwe ndabakunda sibyo mbarihira amashuri murarya mukaryama hari ikibazo mufite hari icyo nabimye nta kibazo nashaka azaze cyangwa rorero bazaza aho azaza twabwiye abantu bakuru baturusha imyaka kutugira inama ubundi kabahora dushihura oya humura azaza ko ndabyizeye nkurikije abantu nabasabye kuzaduhuza nawe sinshaka amazi shyira amazi muri dushe nanjye karabe reka nshaka ukuntu nshyira amazi muri dushe yego shyira amazi muri dushe iravana nyuma nawe njye mu kazi k'abandi ahiwe we none ishyano ry'umugore ndarikizwa n'iki ko ufashwe koko mana yanjye ushaka biba byiza ariko no kudashaka bikaba byiza kurushaho iyo nza kubimenya ko ari uko bizagenda sinagakwiye kuba nariruhirije ubusa beshya kabisa ngende kanye nijye kureba none uwo mutwase yaberamo igiterane kabisa ubuze ndabigira ni kuko kagende ndebe ko namwinginga gacuruka rwose sinzi icyo ndakora ngo acururuka ariko nkanihana kuzatunga telefone itagira password rwose ibi bintu ntabwo yagakwiye kuba bibonye rero mama kagenda ariko ase biteze sawa ubu rero ugiye kumanuka ndagiye arabakomana ngiye kureba umukecuru maze iminsi tutari kumwe nugera uzamusuhuze kandi umbwiye ngo naramushimiye cyane ngiye ati naramushimiye rwose warakoze kandi kwitanga ubu nanjye muri iyi minsi ndaba ndi muri uru rugo rwose nta hantu ndaba ngiye banze nite kuri bari abana ndaye ko bashyira ubwenge ku gihe ntabwo uzasubira ku kazi se nzajya njyewe none se barabampagarika ngo ni uko ngo baba bavuze kuriya ni ukugira ngo iminsi mikeya ibirangira niyo mpamvu buriya nababwiye ngo bahe ubu begereye ubu baganiriza tuno dufaranga rero urabona ko muri iyi minsi bimeze nabi tunshyirira umukecuru hasi yabonamo n'umuhinzi wo kubagara ibishyimbo ntuyangize bimwe byawe mubwira ngo mutuma ku mukecuru ukayarya imigati muri Nyabugogo ngo ntabwo nzabimenya aya mushyimbo ubu ngubu n'ihinga rimeze nabi ahubwo urabona numvaga mbwira ngo arimo aratabira ibijumba
ubu ngubu ihinga ubusize bari mu gihe cyo guhinga ahubwo ubu yarambuze ngiye kugenda niko kazi ubu ngiye gukora ubwo rero nongera kugukenyera nzaguhamagara nta kibazo nasi ntabwo umerekeza yagabanya ubunebwe merekeza reka nze nguherekeze mbe murenze urugo reka nsubire mu rugo njye kureba icyo nkorera bari abana ubwo ngubwo rero nugera mu rugo usuze mukecuru na muzehe bose basuhuze ariko ari amafaranga ngo uhaye nuramuka uyariye nzayakora mwana ntabwo nayarya yose nimbona umwanya nzabasura sawa rero ubwo ngubwo ugira ibihe byiza n'umuhanda mwiza gerayo amahoro niba akazi k'uyu munsi ndagakora ukahamagare Gakire aze dupange. Hello Gakire mwiriwe? Amakuru waba uri hafi unsange mu rugo? Narivuye mu kazi ariko nahanyura nta kibazo. Hanyure ndagukeneye cyane. Ndi mu rugo Asaba urakoze cyane. Okay, nanjye nizanye muri procedure uratsinze. Okay. Rero ndaje nkwereke mwimizi noneho nyine ku buryo uza gukomeza ukamara umwanya uransaba n'imbabazi wabonye ubundi ugira gutya kano gahita ukarasa n'aka gahita ukarya wabibonye nagatsinze ke noneho ngiye kukwigisha iyi ngiyi wabibonye sasa dore kano mese nkarasa uri kubibona okay arugiye konje dore n'aka nakariye nongera kumbwira wabibonye sasa noneho dukiniye inshyashya ese ya mbere nakwigishije warayifashe shuwa akoze sister kuki wagiye ukansiga hano ngiye nyine bite byawe se bro basi kamubwiza ukuri sinakubwiye banagiye gusenga nta handi hantu nawe nazerereye sibyo bagiye se ntabwo wowe ujya gukina n'inshuti zawe nari natindijwe no muri kurari hari ubwo nyigenda ntabwo nkigusiga sibyo okay twikinire rero sasa ubwo ngiye gukina iyi ngiyi nuyimenya ndahita dukora ya yindi nanone ya wa mugabo ke sasa reka manze nguhenyereka nimba wayimenya karibu star tambuka twicare twicare karibu mwiriwe mute tura okay ndananiwe rero nadukiye muri siporo numva ntabwo meze neza sinaherukaga ngira ngo niyo mpamvu numva nananiwe cyane hanyuma ntabwo turi butinde icyo ni nguhamagariye hari ikibazo tumaze neza tuvuga turakizi yego ikibazo cy'urubyiruko cy'abana hanze aha ngaha bari mu biyobyabwenge bari mu bujura ibintu bitari byiza yego uraza kwihangana uze kuruhuka nyuma cyangwa n'ejo wabona umwanya ukaruhuka ariko ndabikeneye yego urajya ku ofisi ufate mashini unoze rwa rutonde rwose na liste yose warayibonye uyishyire muri Excel yego uze kubima ndyohereza fandi yego aza kubikora nta kibazo yego kugira ngo password urayizi yego tayibuka cyane yego birakabije turabibona buri munsi
byakwiriye mu bana hanze aha ngaha mu baturanyi mu rubyiruko ntabwo ari byiza rero yego tugomba kubikumira mbere gushyiraho umwete yego nyaruka rero nanjye kaze nitera amazi ntuhuke sawa usuzume tubima sawa Davis ko yifashe wanjye bite byana ni byiza mama wanyu ntabwo arataha ntabwo arataha none se mwari twariye ariko ntabwo twari tuzi ko mutaha kare twatetse ibyo tumara njyewe na David twabimaze ariko twariye nta kibazo dufite nta bindi biryo byasigaye niko ese kuko ukabona gahunda zimeze gute gahunda njye mbona ntabwo zimeze neza abapfira kandi aho bipfira se simporamo kugira buri munsi rero namukozi rwose ntabwo namukunze nahoze nkubwira ngo tumwirukane arabyanze uragira ngo nzakora iki ese nkurikije rero ndabona uriya mwana uruhande rumwe ndamukunda umukunda mwikiza ibyo ari byo byose aragerageza ukabona ko abasha no kuba yasetsa n'umuntu byibura ibyo byishimo nabyo umuntu akabitahana none se ubwo ngubwo byishimo n'akazi bizahurira he ibyo ari byo byose n'ubundi kubera ko washakaga umukobwa reka tubyigeho turebe niba hazaboneka umukobwa noneho uriya tumuhindurira imirimo ye gusubira mu gikoni ye gusubira mu tumushakira indi mirimo ese akazi k'ubuzamu bwo buriya azagakora cyangwa ahubwo kugira ngo arare ku rugi azajya arara mu nzu ubundi muzamu ntaryama nta muzamu uryama uriya aryamye ararota kandi yarose bahita bigenda gute ntawanga umwanzuro w'umugabo ubwo rero reka ntegereze noneho ubwo akazi kanjye se akazi kanjye ko kazakomeza gato mu gihe ntegereje uwo mukobwa ibyo ari byo byose turaba tumuha akanya gatoya ntabwo tumubwira ko tugiye kukamukuramo turamuha akanya gatoya noneho habashe kuboneka wa mukobwa azaza amusimbura ariko nawe atahagaze reka mbitegereze gusa nyine pe urebye birabangamye harya n'ubu ntabwo aranahagera nawe reba aho amasaha ageze bibaye 3:00 ubu se niba bibaye 3:00 njye nka nyirabuja nkaba ninjiye amaherezo ntabwo azanyobora birakabije ntabwo bikwiye rwose mama wacu umeze uteze mama kiriye neza aya impagurukire kaba cyara nashaka icara yicara amagurukire abana kuberekeza mu gihe mbenganira na mama wanyu Shari ntimugenda aje mbabwire nanjye ndabashaka mukanya usiga nk'inzoga ko n'ubundi ndaye kuva ryari unywa inzoga wanyamenetse wese cyanaye neza numva uri kwinuka ese ni ikibazo cyangwa irahuma iraguhumuriye ntabwo mbishaka na rimwe ntabwo ubishaka ushaka iki kugira umugore w'inzoga ahubwo uri konjijisha kunywa inzoga se bitwaye iki njye nshaka kumenya ariya mafaranga nagiye kuri banki nsanga amafaranga yaraviduwe ari 2,500 nshaka kumenya icyo yakoresheje inzoga ko nzigura nayakoreye nkazigura hari umutungo wawe mba najyanye ahubwo we nshaka kumenya ariya mafaranga aho yagiye urashaka kumenya amafaranga cyane rwose yandeze amafaranga yacu y'urugo ariya mafaranga ni njye wayashatse amafaranga ni ayanjye
nta mpamvu rero yo kumbwira ngo amafaranga ngo yasize he nta rusoni amafaranga ntabwo ari ayawe